Ryangombe rya Babinga, umuhungu wa Babinga ukomoka mu burengerazuba bwa Uganda mu karere ka Kitara cya Miliro, ni ukuvuga mu majyaruguru y'ikiyaga cya Edouard. Babinga ari we se wa Ryangombe yari umuhungu wa Nyundo, nyina wa Ryangombe akaba Nyiraryangombe. Nyiraryangombe akaba umugore w'umusumbakazi. Umugore wa Ryangombe we yitwaga Nyirakajumba. Ryangombe akomoka mu bwoko bw'Abanyoro, umuryango w'Abakonjo bakoresha ururimi rw'igikonjo. Ururimi rw'igikonjo kandi rukaba ari ururimi rukoreshwa mu guterekera ndetse no kuragura. Ryangombe uyu yavutse ari ikinege, avuka kwa Babinga, Babinga wa Nyundo. Uyu Ryangombe kandi ngo yari afite abahungu bamukomokaho nka Binego, Ruhanga, Nyabirungu, Mashira ndetse na Kagoro. Ryangombe yaje mu Rwanda bwa mbere ku ngoma y'umwami Ruganzu wa II Ndoli ahasaga mu mwaka w'1510. Iki gihe ngo nibwo Ruganzu yahuriye na Ryangombe mu gace ka Bukamba, maze umwami Ruganzu yemerera Ryangombe kuza mu Rwanda ngo atangire idini ye y'Imandwa. Ryangombe uyu kandi ngo yari umuhigi udasanzwe w'umukogoto urasa adahusha. Mu buhigi bwe yari afite imbwa z'impigi kabuhariwe, akazigenda imbere maze yavumbura inyamaswa akayirasa umwambi w'umutwika akayivunira umuheto. Ryangombe ngo ni imandwa ya mbere yamamaye mu mateka y'u Rwanda rwo hambere, akagira kandi n'izindi mandwa zamufashaga mu murimo wo kubandwa no guterekera. Izi mandwa twavuga nka Binego, Mugasa, Kagoro, Ruhanga, Nkonjo, Mashira, Umuzana, Nyabirungu, Umurengetwe, Umunyoro, Rugende na Ntare. Ntare akaba ari we wazunguye Ryangombe amaze gupfa. Ryangombe ngo aza mu Rwanda ntabwo yaje wenyine, ahubwo yazanye n'abagaragu be cyangwa se abo twakwita abambari be bitwaga Abacwezi. Abacwezi mu yandi magambo ni imandwa. Aba Bacwezi ngo baje ari 15, harimo abahungu be Binego, Kagoro, Ruhanga ndetse na Mashira n'izindi nshuti zari z'imbere mu mandwa. Byagenze bite ngo Ryangombe aze mu Rwanda? Ahasaga mu cya 477 mu Rwanda habayeho amahano akomeye cyane ubwo ibikomangoma byarwaniraga ingoma. Aya mahano yabaye ku ngoma y'umwami Ndahiro Cyamatare. Igihe Ndahiro Cyamatare yari amaze kuragwa ingoma na se Yuhi Gahima, bene se aribo barumuna be batangiye kumurwanya cyane. Barumuna ba Ndahiro Cyamatare aribo Juru na Bamara barwanye ku ngoma bashaka kuyigabana, barwanya Cyamatare. Nuko kera kabaye Ndahiro Cyamatare yaje kugundagurana na Juru, birangira Ndahiro yirengeje Juru, ariko murumuna we Bamara ntiyashyirwa, akomeza kurwanya Ndahiro Cyamatare. Nuko anyarukira mu Banyabungo n'Abakongoro abitabaza ngo bazaze bamufashe kurwanya Cyamatare. Kera kabaye Ndahiro Cyamatare baramurwanyije baramwica, atangira iriwe rw'inyundo mu miko y'abakobwa, ubu akaba ari mu karere ka Ngororero. Muri aya mahano kandi u Rwanda rwahuriye n'akaga gakomeye, rumara imyaka isaga 11 ruraranze nta mwami rugira. Iki gihe kandi ngo abagore b'ibwami barahatikiriye. Twavugamo abagore ba Ndahiro aribo Nyabacuzi ariwe nyina wa Ruganzu Ndoli ndetse na nyina wa Cyamatare, Nyirangabo wari umugabekazi. Ruganzu Ndoli amaze kubona ayo mahano yaje kubundura u Rwanda, arirahira ati ngomba kwihimura ku Banyabungo n'Abakongoro bapfakaje u Rwanda. Ruganzu Ndoli nibwo yagiye kuraguza,
ajya kubaza uburyo azatsinda Nzira ya Muramira. Nuko afata nzira ajya mu Bufumbira muri Uganda kubaza, mu yandi magambo kuraguza. Iki gihe nibwo yahuye n'umupfumu w'igitangaza Ryangombe, aramuragurira, amubwira uburyo azata ku munigo Nzira ya Muramira, ndetse amubwira ko azamufatira ku nda. Nuko igihe kiragera, uyu Ruganzu yigira Cyambarantama, yiga ubucakura budasanzwe, yiyemeza kuba umugaragu kandi yari umwami, ajya guhakwa kwa Nzira ya Muramira. Amaherezo amutsinda amutaye ku munigo nk'uko indagu za Ryangombe zabiraguye. Kuva ubwo rero Ndoli arishima cyane, aba inshuti magara ya Ryangombe. Ruganzu Ndoli arishima, asubira kureba Ryangombe. Ruganzu ashimira Ryangombe ati: naremeye, indagu zawe zareze, none ni gute wamfasha kugira ngo Abanyarwanda bagarurirwemo umutimanama, ndetse bongere bazirize za kirazira, bubahe ingoma n'umwami. Nuko Ryangombe ati: biroroshye, nzakwereka uko tuzabigenza. Ryangombe ahabwa ikaze atyo mu Rwanda, azana n'itsinda rye ryitwaga Abacwezi. Abacwezi niba mubyibuka ni Imandwa, batangiza idini y'Imandwa kugira ngo Abanyarwanda basubizwemo umutimanama, bongere basubizwemo umutima wa kimuntu, ndetse bazirize za kirazira, bubahe umwami n'ingoma, bongere babane mu mahoro, bubake u Rwanda ruzira amakimbirane. Ryangombe ibye byarangiye bite? Ryangombe nk'uko twabibonye yari umupfumu w'igitangaza, akaba Imandwa yamamaye cyane mu mateka y'u Rwanda. Uyu Ryangombe kandi twabonye ko yari umuhigi. Umunsi umwe rero Ryangombe yaba Babinga wa Nyundo, arara agambiriye kujya guhiga mu ishyamba rya Nyabikenke. Abwira abahungu be n'abagaragu be ati: ejo nzabatanga umuhigo. Nabo bati: ntuzawudutanga. Bavuga ibi ngibi bameze nk'abahiga. Mu ijoro buri buke bajya guhiga, yaraye akora imihango yo kuragura no guterekera, ndetse abifashijwemo n'abambari be. Nk'uko bisanzwe akora imihango yo kuragura no guterekera n'Imandwa ze. Ariko ngo ijoro ritaracya, nyina wa Ryangombe wari Karosi arota inzozi zidasanzwe ndetse ziteye ubwoba ku muhungu we Ryangombe. Abaduka yiruka ati: Ryangombe we, ndose inzozi mbi, ndose urukwavu rutagira ishyira n'umurizo, ndose itukura rya Nyabikenke, narose imbogo y'ihembe rimwe, narose inkware y'ibara, narose umugezi utemba ugana haruguru ya Nyabikenke. Izi nzozi zari ziteye ubwoba kandi zari zidasanzwe, kandi ngo zasuraga urupfu rwa Ryangombe. Nyiraryangombe ari we nyina wa Ryangombe, ibi yabibwiye umuhungu we kuko yari afite ikibazo, yifitiye ubwoba bw'uko ashobora kubura umuhungu we w'ikinege Ryangombe. Nyamara Ryangombe ntabwo yigeze yumvira nyina. Yumvise ibyo nyina amubwira, ariko ngo ntiyashyirwa. Arirengagiza, akomeza gahunda ye y'umuhigo we. Ni koko ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva, kandi ngo nyamwanga kumva ntiyanze kubona. Bwarakeye Nyamuhungu yerekeza iy'ishyamba n'abahigi be ndetse n'impigi zabo. Ryangombe n'abagaragu be bageze mu ishyamba, batangiye guhura n'utunyamaswa tudasanzwe. Ku ikubitiro bahuye n'agakwavu gatitiba, barakareka ntibakica karigendera, barikomereza. Imbere gato bahuye n'inkware y'ibara rimwe. Ryangombe ati: ariko iriya ni impi ko tutigeze tuyibona aho twatangiriye guhiga.
Nuko abagaragu be bati nyamara twebwe turabona izi ari indagu za nyoko zitangiye gusohora. Barikomereza, bakomeje gato bahuye n'impondo y'ibara rimwe, ariko ngo nayo barayireka irigendera. Ryangombe nabwo yongera kubaza ati iriya ni inki? Abagaragu be bati nyamara indagu za nyoko zishobora kuba ziri gusohora. Ngo bakomeje imbere basanga umugezi wa Nyabikenke wahinduye, watukuye, ariko barikomereza bakomeza guhiga. Kera kabaye bavumbura imbogo ya kabutindi, imbogo y'ihembe rimwe, nk'uko indagu za nyina zari zabibonye. Nuko bohereza imbwa zose, imbogo irazikunkumura, izirahira aho twinikaga, izimarira ku icumu. Iki gihe ariko ngo Ryangombe ntiyari ari kumwe n'abambari be, ahubwo we yari yigiriye mu ishyamba, yahavumbuye umukobwa arimo yirongorera rwahanye inkoyoyo. Kera kabaye rero abahigi baza gutabaza Ryangombe, bamubwira ko imbwa ze zashiriye ku icumu. Ryangombe ati ngaho rero, nyamara mama yari yabimbwiye. Ni koko ngo irya mukuru riratinda ntirihera. Ryangombe ngo yavumbutse iyo yarari, aza ameze nk'udafite icyo gukora, kuko imbwa ze zose zari zimaze kuhatikirira. Gusa ngo hari hasigaye imbwa imwe rukumbi, nayo ngo arayohereza, imbogo irayizunguza, iyikubita hasi, ako kanya ihita iyinangura. Ryangombe ngo abonye bikomeje gukara, atuma abagaragu be kumutabariza abo mu muryango we, ngo baze bamufashe kwica iyo mbogo yari kabutindi. Gusa ngo bene wabo bagiye kuhagera, imbogo nawe yamaze kumwirenza. Ijya kumwirenza ngo Ryangombe yafashe icumu, maze yohereza mu ruhanga rw'imbogo. Imbogo ngo ntiyigeze yumva iryo cumu, ahubwo imbogo yahise isingira Ryangombe, iramuzunguza, iramukaraga, imukubita hakurya, imunaga mu giti cy'umuko. Nuko bene wabo n'abagaragu be bahageze, basanga Ryangombe yenda kunogoka, asigaje akuka gake, atangira kuvuga asa n'uraga, ati muzambwirire mama muti umugabo umwe si umuryango, kandi igiti kimwe si ishyamba. Ati ujye ubwira abagore n'abagabo bambandwe, ujye ubwira abantu bose banterekere, wibutse kandi ko bagomba guhora banzirikana. Amaze kuvuga atyo aranogoka. Nuko ngo nabo bamuvana muri cya giti cy'umuko cyangwa se umurinzi, bajya kumushyingura mu birunga. Ibya Ryangombe byarangiye bityo, ariko ngo kuko Ryangombe yari igihangange mu mateka ndetse n'ibitangaza yakoraga, byatumye abari bamuzi batemera yuko Ryangombe koko yapfuye. Bati Ryangombe n'ibitangaza bye ntashobora gupfa, ahubwo hari ikindi gihugu yaba yagiyemo, hari ahandi yakomereje ubuzima, bityo bakumva ko bakwiye kujya bamutuma ku Mana y'i Rwanda. Ibi ni byo byatumye Ryangombe benshi bamufata nk'igishitani cyangwa se ikintu kitabayeho, nyamara Ryangombe yabayeho, kuko amateka ye arazwi cyane. Ise, umubyara, sekuru, nyina ndetse n'abahungu be, n'icyo yaje gukora mu Rwanda n'igihe yahaziye n'ingoma yariho icyo gihe. Ngayo nguko ngibyo bya Ryangombe. Dusubire muri video y'ubutaha tureba muri make ibyo kubandwa.